nkavuga nti nubwo ibyo byose bingeraho ntimfite no kubura n'uyu mubiri gutya ni n'ubundi tuwambaye ari nk'ibitizanyo ni nk'imyenda mbega ni nk'imyambaro isanzwe igihe kiragenda igasaza rero ni n'ubundi ndayisaba ngo uzakomeze indindire umutima wanjye n'ubugingo nimbura isi ubuzima bw'isi ubundi tuba tubutijwe nimbubura nzigirira iherezo ryiza nibyo birahagije rwose ntacyo ndiki imbere y'amaso y'abana b'abantu ndi ubusa ndi zeru ariko ihangane Imana irakuzi ariko yandemye n'ibizi kandi iranagukunda irankunda Every day I need the burudi of Jesus. Every day I need the burudi of Jesus. Because he is good, because he is good. Every day I need the burudi of Jesus. Yes, ibihe byiza kuri mwebwe wese mufata umwanya nyuma mugakurikira ibiganiro bya Inyarwanda TV. Nge nitwa Aloys Nonyungu. Iki ni ikiganiro no cap, ikiganiro cyo kigaruka ku makuru agezweho cyane cyane mu myidagaduro. Rero kuri uyu wa kane nibwo hagiye hanze inkuru y'incamugongo ko Gogo Glorious wamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga yitabye Imana aguye muri Uganda. Ariko mbere na mbere kamanze nakire Giovanni kugira ngo dukomezanye. Giovanni umeze neza? ariko tugushimiye yuko utigeze duhana utigeze gutererana wahabaye izina ryawe n'irihimbazwe komeza ubane natwe Nyagasani ubwo tubaye gucumbikishiriza Giovanni umeze neza? Yes, Aloys imeze neza. Urumva tubyukiye mu nkuru itari nziza of course. Yari umuhanzikazi navuga ko yari mwiza, yajyaga ashimisha benshi, yajyaga afasha abantu benshi, ubuhamya bwe bwabaga burimo inyigisho nyinshi. Yitabye Imana, navuga yuko kuramukana yaramutse neza, ariko iyo umuntu yumvishe inkuru y'incamugongo of course hari kitagenda neza mu buzima bw'umuntu, cyane nk'umuntu wari basanzwe ndabaziranye cyangwa se bajya banavugana. Wenda ndagira ngo mbere kugira ngo tubyinjiremo neza unatubwira wenda makuru icyavuga ese yaguye he byagenze bite, biravuga ko ashobora kuyazikingira ngo abantu benshi bamumenye muri handirimbo yo bita yandi jyaga ari ngo every day I need the blood of Jesus mu Kinyarwanda bivuze ngo nyine buri munsi nkeneye amaraso ya Yesu ariko nabiririmba akagenda ashyiramo n'icyongereza ukumva ko ni ibintu biryoye amatwi cyane cyane ababikurikiraga ku mbuga nkoranyambaga kugeza naho yaje gusubirwamo. Iyi ndirimbo yaje no gusubirwamo n'umunyafrika y'epfo witwa David Scott wamaye mu muziki muri iki gihugu no hanze yacyo. Urumva cyane cyane abantu bamuzi no kuri TikTok cyane. Urumva umuntu nk'uko nkora waramamaye gutyo natekereza abantu benshi bari bamuzi. Ariko Giovanni ndagira ngo twinjize neza utubwire se ubundi yaguye he byagenze bite. Nkuko ramaze kwivuga so kwamara gusa mu Rwanda, nubwo mu Rwanda yari asanzwe azwi ku biganiro byo kuri YouTube, akenshi bamutumira atanga ubuhamya bwiwe ku ma TikTok cyane. Mwabonye ko yagiye akundwa, navuga ko muri video ze ni umwe mu banyarwanda bagize engagement nini cyane kuri TikTok, kuko ugiye ukareba hari nka video zijya nko kuri 3-4 zifite like miliyoni. Ubwo ntago ari abantu bayirebye gusa, ubwo n'abantu bakunze video yiwe. Yajyaga akoreshwa mu ma video cyane kuri TikTok y'abanyarwenya muri Uganda, muri Afrika muri rusange, ndetse n'abandi benshi bajyaga bakunda ijwi ryo ndetse n'uburyo yajyaga arimbamo iyo ndirimbo Everyday I Need the Blood of Jesus. Hanyuma rero kuri uyu wa kane nibwo amakuru yamenyekanye yuko Gogo Glorious yaguye mu gihugu cya Uganda, aho yari amaze iminsi yahuye n'ibyamamare byinshi bitandukanye bamushimira, bamubwira ko bamufana, bamubwira ko bamukunda. Ariko kubera uburwayi yaramaranye iminsi ya bw'umutima akajya agira ngo akanagwa kubera ubwo intege nke z'umubiri, yaje kwitaba Imana nk'uko byemejwe n'ushinzwe itangazamakuru rya Gogo Glorious. Nyine ubwo ngubwo washaka kuvugisha yari ari muri management, yego yabanzaga guca kuri uwo mugabo. Hanyuma niwe wemeje yuko Gogo Glorious yitabye Imana, ariko nta makuru menshi yigeze atangaza ku cyo yaba yaze. Ariko igihari cyo nuko yitabye Imana ari mu gihugu cya Uganda, aho yari amaze iminsi akorera umurimo w'ivugabutumwa, ndetse akajya ahura n'abantu benshi. Wabonye yuko uriya mu comedy muri Uganda ujya
ukunda gukora ibintu bitandukanye ariko yifashishije indege yapfuye mu minsi yashize bari baherutse gukorana arimo aragaragaza nyine indege yarapfuye Gogo Gorillaz akaza kurira ku rwego ariko yahagera agahita avuga ati I going akanga kuyijyamo so urumva yaramaze iminsi no ivuga ubutumwa asanzwe akora ariko nanone akajya anyuzamo akajya ku entertaining abantu akajya kuganira n'inshuti ze zimukunda n'abafana be hari abantu bamukunze cyane ku mbuga nkoranyambaga kubera kuntu avuga ari ukuntu binavuga nyine byaririmba mu biba abishimishije ariko birumvikana ko mu buzima busanzwe ari umuvugabutumwa mu gusenga cyane rero ni muri ubwo buryo ari muri Uganda yaragiye kumarayo hafi ukwezi gusa nkuko nyine ubigarutseho icyo amakuru umuntu yamenye wenda mu buryo burambuye ntabwo amakuru arayamenye neza ngo ese umuntu amenye ngo yaguye kwa muganga yaguye mu rugo bisanzwe wenda umuntu ahita yamenye exactly gusa icyo abantu bamenya cyo nuko yitabye Imana azize uburwayi bw'umutima nkuko nyine amakuru abivuga ubwo yitabye Imana kuri uyu wa kane tariki ya 4 Nzeri 2025 ubwo nta kindi umuntu yamwifuriza usibye iruko ridashira cyane ariko muri iyi minsi navuga muri iyi minsi yavubwa ubwo aje akurikira mu bantu bari baragiye bakundwa ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane kuri YouTube aje akurikiranuza yagiguye yapfuye umwaka ushize cyane muri uyu ni umwaka ushize niba ushaka kuvuga uriya wo ku Kibuye yagiye ari wo ku Kibuye cyane Nyamagabe oya si kuvuga dore imbogo ese niyo ku Kibuye ariko tuvenda aho ngaho twavuga yuko Gogo Gorillaz yaramaze iminsi atanga ubuhamya bukomeye cyane ku mbuga nkoranyambaga avuga ubuzima yabayemo avuga ukuntu yagize aho ngaho akajya asenga Imana akavuga ati niba abantu banoteza bakavuga ko ntacyo maze bakavuga yuko ntacyo nzigira nimarira why not nta kwitahira ariko yavugaga ariko ubona ko nyuma y'ibyo byose yanyuzemo nyuma yo kunyura muri ibyo bikomeye byose yaramaze no kwisanzura yaramaze kongera kugaruka muri societe amaze kongera gukundwa n'abantu akavuga ati ariko ubu ngubu naho nsigaye nshima Imana yuko nabonye abantu nabonye umuryango aho ntabonaga umuryango mu gihe cyanyacyo ubu ngubu abafana nsigaye mfite basigaye bambera umuryango kuri ngewe ariko ubwo ngubwo musabye Imana Gorillaz ubwo benshi bahinamo Gorillaz barigira Gogo w'imyaka 36 yitabye Imana ubwo ndumva ari kumufuriza n'uko ryashira cyane ubwo nuko bimeze nyine yitabye Imana ku myaka 36 iki ni kigano no cap kigano cyo kigaruka nkavuga nti nubwo ibyo byose bingeraho ntimsike no kubura n'uyu mubiri gutya n'ubundi tuwambaye ari nk'ibitizanyo n'imyenda mbega n'imyambaro isanzwe igihe kirageje gasaza rero n'ubundi ndayisaba ngo uzakomeze indindira umutima wanjye n'ubugingo nimburisi ubuzima bw'isi ubundi tuba tubutijwe nimbubura nzigirira iherezo ryiza nibyo birahagije